Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turaganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo soya ikiribwa gihebuje. Soya ikiribwa gihebuje. Muri ubu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi tugira byinshi byatugirira akamaro, ariko hari ibijya biruta ibindi nubwo kenshi kubimenya bijya bigora cyangwa bikaba ingorabahizi, ariko birakwiriye kugira ngo muri ubu butumwa twizera tubwiriza, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Yesu Kristo akaba ari we bikomeza imfuruka. Biravuze ngo abantu bakwiriye gucukumbura, kuko mu byo Yesu yakoze igihe kimwe yakimaraga ari kubwiriza yigisha abantu ibyo gukira ibyaha byabo, ikindi gihe akakimara ari kwigisha ubutumwa bwiza bwo kwereka abantu ko bakwiriye gukira ariko bakazabona ubugingo buhoraho. Mu kindi gihe nacyo yajyaga akimara ari kuruhura abantu indwara cyangwa se ari kubakiza indwara z'umubiri. Muri ibyo byose rero n'iby'Imana yaremye byose, nabyo hari ibifite akamaro kandi gakomeye, bona nubwo hari n'ibyo abantu bajya bashaka gushyira mu mubiri ariko bitagize icyo bimumariye, ariko iby'Imana yagiye ituremera byo ni byiza. Rero reka tuvuge ubwiza n'ubukungu n'akamaro ka soya muri make, kugira ngo buri wese yungukiremo kandi arusheho gutera imbere mu byamugirira akamaro. Uwasesengura rero yagira igitabo cyayo yihariye, kuko soya irakungahaye cyane. Itanga imbaraga z'umubiri hagati ya 20% na 30%, yubaka umubiri no kuwusana kuri 35%, ishyushya umubiri kuri 18%, ifite umurimo wo koroshya amara no kuyasana, bigatuma amara akora neza, ibirimo bigasohokamo neza. Soya ifite imyunyu mwimerere myinshi, nta kiribwa kiyigejejeho. Ku bazajya bashaka kubyika, soya irakungahaye cyane ku buryo nta kiribwa byapfa kujya ku rwego rumwe. Iyi soya ifite urugero ruhanitse, isumbya ibindi muri iyi myunyu mwimerere. Muri calcium soya ifite 280, amata akagira 125. Murumva ko soya ikungahaye cyane. Amagi akagira 55, inyama zo zikagira 10 gusa. Murumva ko soya ikungahaye pe. Muri magnesium soya ifite 240, amata afite 11, amagi akagira 11, naho inyama zikagira 20. Muri sodium soya ifite 4, amata akagira 40, amagi akagira 130, inyama zikagira 70. Muri phosphore soya ifite 580, amata afite 90, amagi afite 200, inyama zifite 200. Mu butare soya ifite 8, amata akagira 0, amagi akagira 140, naho inyama zikagira 300. Ku bantu batabizi akamaro k'uru rutonde, reka tubabwire ko umugambi ni ukubereka ko ukuntu soya iruta cyane biriya biryo abantu benshi bibwira ko ari byo bikungahaye. Rero iyi soya ifite ubutunzi bwinshi, uwagira akamenyero ko kuyirya ntacyo yaba ahombye atariye ariya moko abishyizweho, inyama, amagi, n'ibindi byinshi abantu bakunze. Mu birebana no kubona sodium yagize umubare muto, ibindi bikayiruta. Iyo sodium igereranya umuntu uyifite ashobora kwinjira mu mubiri. Ibyo kurya hafi ya byose turya bifite umunyu, nicyo gituma soya iri ku rutonde rw'ibyo kurya by'abarwayi bafite indwara zibabuza umunyu. Kandi iyo umunyu ubaye mwinshi mu maraso hari ingaruka zigaragara. Wenda reka tubabwire zimwe na zimwe zijya zigaragara iyo umunyu ubaye mwinshi mu maraso. Gukunda kuribwa n'akaberetwa cyangwa se migraine ni indwara y'umutwe ariko kuri iruhande rumwe, kurwara ishinya n'ibinyigishi by'amenyo, kuribwa mu mara intestin, indwara ya karizo cyangwa se iyo bamwe bamaze kumenyera nka hemorrhoide,
usanga byoroshye gufatwa n'igituntu. Umunyu mwinshi rero utera kanseri. Iyo umuntu akunda kurya, iyo ubaye mwinshi mu maraso utuma amazi adasohoka mu mubiri nk'uko bikwiriye. Rero iyo amazi adasohokeye mu mpyiko nk'uko bikwiriye, n'imyanda nayo yagombaga gusohoka iguma mu mubiri, maze uwo mubiri ukaba ushobora gukomokaho n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Rero ku bantu bajya babikurikirana neza, dukwiriye kumenya ngo ubutumwa bwiza bukwiriye korohereza abantu, atari ku byo kumenya gusa ngo abantu bivuze gusa bumve bakize, ahubwo icyo abantu bakwiriye kumenya ni uko kugira ngo umuntu agire umubiri muzima, kugira ngo umuntu abeho afite icyizere cyo kuzabona ubugingo buhoraho, ni uko akomeza kugirana isano nzima n'Imana. Ariko kumva ko wazakira ubutumwa cyangwa wabukundira ko buvura gusa, wabukundira ko bukiza indwara gusa, oya, ibyo bona nubwo wakira ariko wazagira amaherezo mabi. Ikidukwiriye ni ukugira ngo dukomeze twige iby'ijambo ry'Imana, turusheho kugirana isano nzima na Kristo, ariko twomatanya n'Imana mu by'ukuri, dufite aho tuvuye n'aho tujya, kugira ngo tuzagire amaherezo meza. Rero wenda dukomeje kuvuga ibyiza bya soya, ni uko irakungahaye cyane, kuko ku bantu bakunda kuyikoresha bakwiriye kumenya ko iyi soya ari nziza. Rero ku barwaye indwara z'umutima, iz'umwijima, iz'impyiko, nabo soya irabunganira cyane. Nyamara hariho n'indwara zimwe na zimwe zikeneye umunyu mwinshi, nk'uko twari tumaze kubibabwira haruguru. Iyo umunyu ubaye mwinshi, bona nubwo abantu badakunda, wenda iyo ndwara idakunda kubaho cyane yo kugira umunyu mwinshi, ariko n'iyo umuntu agize ikibazo cyo kuwugira, bijya bikomokaho n'uko yarwara n'umutima n'umwijima, indwara z'impyiko. Nyamara hariho n'indwara zimwe na zimwe zikeneye umunyu mwinshi, indwara yo kuruka cyangwa se iyo bajya bita vomisema, indwara ya diyari cyangwa se impiswi, guhora ubira ibyuya byinshi. Ibyo nabyo abantu bakwiriye kumenya ko iyo umuntu afite ibi ngibi nabwo aba akeneye umunyu. Rero gusohora ibyuya byinshi kenshi, ikindi tugomba kumenya ni uko abantu bimenyereza kurya umunyu mubisi, amaherezo bakunda kurwara indwara zo ku rurimi. Kandi burya kwimenyereza kurya umunyu mubisi ntabwo ari byiza, cyangwa se bona nubwo bamwe bajya babihitamo, ugasanga ku meza yabo barashaka kuzanayo isukari mbisi, barashaka kuzanayo umunyu. Oya, ntabwo ari byiza, ahubwo abantu bose bakwiriye kureba ibyabagirira akamaro kugira ngo nabo abe ari byo bahitamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Migani igice cya 12 umurongo wa 1, ngo ukunda ubwenge ariko akanga guhanwa aba ameze nk'inka. Birakwiriye ko abantu bakwiriye kwemera inama z'Imana, bagasoma ibyanditswe byera bikabagirira akamaro, kugira ngo byibura nabo bagire itandukaniro hagati y'inyamaswa. Ariko uramutse ufashe byose ugashyira mu mubiri, nawe urukumva ko uba uri kwiyangiriza, kandi bitinde bitebuke wazagira amaherezo mabi. Rero dukomeje kwerekana cyangwa se dukomeje kuvuga kuri aka kamaro ka soya, ifite ibyitwa acide amine. Ibi bigereranywa n'ibyangombwa byo kubaka inzu y'ubuzima. Urutonde rwabyo wenda reka tuvugemo bimwe na bimwe. Ifite ibyo bita izorezine, rizine, misiyonine, feranine, navarine, na teronine. Ariko soya ifite na za vitamine, ikungahaye cyane kuri vitamine A, B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu. Ikafite kandi na E na K na PP. Kuyibona ku meza wenda kurya uba uhuriye n'umukire ukomeye w'ubuzima bwawe. Ku bahanga, ku bajya babyumva, bavuze ko, cyangwa se abashakashatsi bayizeho, bajya bavuga ko kubona soya ku meza yawe uba ukungahaye cyangwa se uba uhuriye n'umukire ku meza yawe. Rero soya ishobora kuvangwa n'ibindi, ishobora kuvangwa n'ibinyampeke cyangwa ifu y'imyumbati, kandi ikirahuri kimwe cy'ifu ya soya gikwiriye kuribwa n'abantu 6. Ubwo murumva ko ntawatanga kuvuga yuko yabihenze, kuvuga yuko atayibona, ahubwo ikirahuri kimwe cyaribwa n'abantu 6 mu gihe arahita aboneka. Ariko bitavuze ko ari ryo tegeko, ahubwo kugira ngo byibura abantu babe bafashe
yabagirira akamaro. Ikirahuri kimwe wagikoresha mu isosi, wakivanga mu gikoma, biravuze ngo byibura ikirahuri kimwe cyakoreshwa n'abantu 6. Umuntu wese akaba abonye ikimukwiriye mu mirimo ya soya, harimo kubaka no gusana umubiri, kuwushyushya no kuwuha imbaraga. Ibyo kurya bifite inyubakamubiri urimo umurimo wabyo ni ukubaka imihore. Iyo bifatanijwe n'imigabane y'ingenzi n'imyunyu mwimerere bigahura n'amazi, bituma inyama z'umuntu zubakwa neza. Kuboneka kw'inyubakamubiri birakenewe mu kubaka uturemangingo cyangwa se twabajya bita mu ndimi z'amahanga selire twinshi tungana na miliyari ibihumbi 30. Ubwo namwe murumva ko kubaka izo selire bikomeye. Utwo turemangingo rero nitwo tugize umubiri w'umuntu wose. Izo nyubakamubiri nizo zishinzwe gusana izo ngingo zihora zisaza uko bukeye n'uko bwije. Inyubakamubiri ni nazo zishinzwe gutunganya abasirikare b'umubiri. Umurimo wabo basirikare ukaba uwo kurengera umubiri. Rero nk'uko bikwiriye, hari ibikwiriye kwitonderwa kugira ngo dusobanukirwe iyi soya. Mu bintu dukwiriye kwitondera cyane nk'ibindi byose dusabwa gukora birebana na gahunda yo kurya, inyubakamubiri nyinshi bishobora kuremerera umubiri, bikabyakurura ibikurikira: indwara z'umwijima, kurirwa mu mpyiko, indwara z'imitsi, kuribwa mu ngingo zishinzwe guhina no kurambura. Rero birakwiriye ko igihe cyose nabyo bikwiriye gukoreshwa mu buryo bwiza kugira ngo nabyo bigire akamaro mu byo dukeneye. Rero izi nyubakamubiri ziba zigizwe cyangwa se inyubakamubiri igizwe inyubakamubiri ni imyunyu mwimerere, ubushyuhe n'imbaraga ziboneka mu mavuta biryoherera. Ibishinzwe isuku, ubwo izi nyubakamubiri ziba zishinzwe isuku, nabyo bikwiriye kumenya. Amazi cyangwa se ibi, iyo abantu bashatse kubyiga neza bajya babisobanukirwa. Ariko izi nyubakamubiri nazo ni nziza bitewe n'uko abantu bazikeneye. Ukwiriye kuzishakira aho zishoboka hose, ariko ukirinda ko watuma ziba nyinshi. Rero dukomeje, izi nyubakamubiri ziba zigizwe cyangwa se zishinzwe kugira akamaro mu kugira isuku, gukora isuku, cyangwa se ibishinzwe gucana cyangwa se kugira amavitamine menshi mu mubiri. Iyi gahunda yo guhuriza umubiri ibyo kurya biwubaka bikinjizwamo kuri gahunda nziza, ingaruka yabyo ni nziza kandi ni ingirakamaro. Bitanga ubuzima bwiza kandi butoshye, ingingo z'umuntu zikamenya kwirwanaho, indwara zikabura ishingiro mu mubiri, mu buzima, mu mpagarike no mu ntekerezo, ukumva impagarike yose imerewe neza. Rero amavuta yo ashinzwe gutwika intungamubiri ngo zinjire mu maraso. Isukari nayo ikomoka mu byo kurya binyuranye, umurimo wayo ni ugutanga imbaraga. Ikindi cyitonderwa ni uko ukoresheje amavuta mu buryo burenze urugero nabyo bishobora kumerera nabi umubiri. Tubanze kumenya ko amavuta turya ashinzwe kurinda umubiri, kurwanya imyanda yica umubiri, gutuma amazi akora neza mu mubiri. Kandi iki ni umugisha dukomora mu mavuta turamutse tuyakoresheje ku rugero rwiza no mu gihe akenewe no kuri gahunda nziza. Rero igikwiriye kugira ngo abantu bose babyiteho ni ukugira ngo dusobanukirwe ko burya hari ibiribwa Imana yaduhaye byatugirira akamaro. Ariko kugira ngo bitugirire akamaro ni ukugira ngo tuzagire amaherezo meza, ni ukugira ngo natwe dukomeze kugirana isano nzima n'Imana, ni ukugira ngo natwe twubake kuri Kristo, we buye rikomeza imfuruka, tuzagira amaherezo meza. Rero wagira umubiri urwaye, wagira umubiri utameze neza, no gukorera Imana byamugora, no kubana n'Imana byaba ingorabahizi. Rero icyo dukwiriye guhitamo ni ibyatugirira akamaro. Reka natwe twemerere Imana kugira ngo turusheho kugirana isano nzima nayo, turusheho kugira ibyatugirira akamaro kandi duhitemo neza. Twere gufata ibyatwangiriza ubuzima ngo dushyire ku meza yacu, bitwangiriza umuryango, bitwangirize abazadukomokaho, ahubwo twese duhitemo neza, tuzagira amaherezo meza. Reka twese tubisabirane ngo Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Twifashishaga igitabo cyatumenye kwivura, ni volume yaho ya 4,
ku bazashaka kubikurikirana neza bakwifashisha icyo gitabo, cyangwa se mu kizindi ndimi twifashishije Encyclopedia of Medicinal Plant. Murakoze, Imana izabahe amaherezo meza kurushaho. Ndabashimiye rero wowe ugeze kuri urubuga bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuveho udakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bica kuri uru rubuga bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Wowe umazeho igihe, ndagusaba kugira ngo ubisangize abantu byibura 2, hanyuma turusheho kugira ngo twe kwihererana ibintu kandi twese dukeneye guhinduka twe n'imiryango yacu. Ndabashimiye rero, Imana ibari